tubahaye ikaze bakunzi bacu mudukurikirana umunsi ku wundi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bigwi by'umwami Faisal witiriwe bimwe mu bitaro biherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu Rwanda hari ibintu usanga bizwi na buri wese ku buryo niyo waba utarabibona usanga mu magambo bizwi, ahubwo byakugora kubona umunyarwanda utarumva na rimwe ibitaro byitiriwe umwami Faisal, kuko n'utaragera kuri ibi bitaro agiye kwivuza cyangwa se kuhasura umurwayi cyangwa abikoramo, nibura rimwe aba yarabyumvise mu nkuru abantu babiganiraho cyangwa se akabisanga mu itangazamakuru bigarukwaho, kuko bifatwa nk'aho ari byo bya mbere mu Rwanda mu buvuzi, ku buryo bamwe mu banyarwanda bumva ko hejuru y'ibi bitaro byitiriwe umwami Faisal nta bindi bihaba. Ibi bitaro nibyo koko birakomeye ndetse na serivisi bitanga zirihariye, ariko icyo ngiye kuvugaho uyu munsi si ibitaro, ahubwo icyo ngiye kuvugaho ni uyu mwami Faisal witiriwe ibi bitaro. Umwami Faisal ni muntu ki? Faisal bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Sauda, wamenyekanye ku izina ry'umwami Faisal, ni umugabo wategetse ubwami bwa Arabia Saudite kuva mu mwaka w'1964 kugeza mu mwaka w'1975. Umwami Faisal ni umuhungu w'umwami Abdulaziz, igihanganye cyubatse ishusho nshya y'ubwami bwa Arabia Saudite nk'uko buzwi ubu ngubu. Umwami Faisal yavutse mu 1906 mu gihe se umubyara we wategekaga Arabia Saudite. Kwigishwa gutegeka nk'umwe mu bari kuzaragwa ingoma ya Arabia Saudite yari ifitwe na se Abdulaziz, nibyo yahugiyemo igihe kirekire. Faisal byo kumwitaho byiyongereye mu mwaka w'1919 ubwo yari afite imyaka 13 y'amavuko, ubwo mukuru w'igikomangoma Turiki yicwaga n'icyorezo gihambaye isi yabayemo muri ibyo bihe. Icyo gihe Faisal wari ukiri muto ni nabwo yahise ahabwa inshingano zikomeye zo guhagararira ise umubyara mu ruzinduko mu mujyi wa London mu Bwongereza. Ibi byanamuhinduye umutegetsi wa mbere wa Arabia Saudite wasuye Ubwongereza, ndetse icyo gihe yanakomereje mu Bufaransa, naho bimuha umwanya wo kuba ari we wa mbere wari uhageze avuye mu gihugu cye. Kuva icyo gihe yabaye umwe mu bajyanama ba hafi b'umwami, kandi yizeraga kurusha abandi, kuko nk'ubwo mu gihe ubwami bwa Arabia Saudite bwigaruriraga intara ya Harnasir, Faisal yoherejwe muri izi ntara ngo azigenzure. Hari mu mwaka w'1922 yari afite imyaka 16 y'amavuko. Faisal yakomeje guhabwa inshingano zitandukanye kandi akazikora neza. Kuva mu mwaka w'1931 igikomangoma Faisal cyahindutse ishusho ikomeye ya politiki ya Arabia Saudite mu mahanga, ku buryo yaje kugeraho akagirwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ari muri izi nshingano yasuye ibihugu byinshi ndetse anahura n'abategetsi bakomeye ku isi bo mu myaka w'1930 barimo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Franklin D. Roosevelt ndetse na Mustafa Kemal Atatürk washinze akanategeka igihugu cya Turikiya bwa mbere. Ibyo byose yabigezeho ataragera n'imyaka 30 y'amavuko, ariko muri ibi byose izina rya Faisal ryongeye kwamamara ubwo umwe mu ishusho y'umujenerali watangazaga yayoboraga ingabo za Arabia Saudite mu ntambara zahanganyemo na Yemen mu cyiswe Saudi Yemen War. Aha Faisal yari imbere y'ingabo ze yabashije kugera ku bigwi bihambaye kuruta ibindi mu isi, ari byo gutsinda intambara, dore ko abatuye isi babashije kuyobora intambara bagatahukana intsinzi ari bake cyane. Ibi rero byatumbagije izina rya Faisal mu maso y'abaturage ba Arabia Saudite, ariko noneho byatumye na se umubyara umwami Abdulaziz atangira kumubonamo umuyobozi w'ejo hazaza kurusha umuvandimwe we mukuru Saudi, nawe wari igikomangoma cy'umuragwa w'ingoma. Ise umubyara yaramwishimiraga cyane, kuko haba muri diplomasi n'intambara yitwaraga neza cyane, ariko nanone kandi kuba yari umunyabigwi n'umuyobozi mwiza ntibyavanagaho ko yari umuntu usanzwe wakundaga kwiberaho ubuzima buciriritse. Ngo rwose iyo yabaga atari mu mirimo ye yakoraga bya buri munsi cyangwa se ari mu butumwa bw'umwami, uyu Faisal wamusangaga ari kumwe n'abantu baganira nabo. Ngo nubwo ise umubyara umwami Abdulaziz yabonaga ubushobozi bwa Faisal, ariko yatinye kwambura ikamba umuhungu we mukuru Sauda ngo arihe Faisal, kuko yabonaga byateza ikibazo ariko bikaba byagusha n'ubwami bwose. Ngo ariko uyu musaza wari ushaje yabonaga neza ko Faisal ari ukwiye gutegeka Arabia Saudite bya nyabyo. Ku rundi ruhande, ibi byose Faisal yari amaze kugeraho yabyongeyeho no kuba ari we wahagarariye Arabia Saudite mu nama ya mbere y'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1945. Ntibyatinze, mu mwaka w'1953 umwami Abdulaziz yarapfuye asimburwa n'umuhungu we Sauda, noneho Faisal ahinduka igikomangoma cy'umuragwa w'ingoma. Mu mwaka wakurikiyeho 1954 Faisal yahise aba minisitiri w'intebe. Mu mwaka w'1958 bituritse ku mitegekere y'umwami Sauda na politike ze z'ubukungu zatumye abantu b'inararibonye mu gihugu bamushyiraho igitutu cyo gufata imbaraga zo kuyobora no gufata ibyemezo. Akaziha minisitiri w'intebe akaba ari gufata ibyemezo, kuko byagaragaraga ko bishoboka neza ko nibajenje ku bwami bwa Arabia Saudite bwari bugiye guhirima nk'uko byari bimaze kugendekera ubwami bwa Faruka mu
Misiri mu mwaka w'1952 bwari bumaze guhirikwa na General Gamal Abdel Nasser. Umwami Sauda yarabikoze ahereza imbaraga zo gutegeka murumuna we, ariko bitangira kuzamura kutumvikana hagati y'umuvandimwe we Faisal. Bigeze mu 1960 Faisal yeguye ku mwanya wo kuba minisitiri w'intebe kubera kutumvikana na mukuru we, noneho kumugaragara atangiza intambara yo guhanganira ubutegetsi n'umwami Sauda. Kuva mu 1960 ibintu byatangiye kuzamo ibibazo kubera kutumvikana kwa Sauda na Faisal. Gusa nubwo Sauda yari umwami, ariko Faisal yari afite abamushyigikiye benshi mu muryango w'ibwami. Uyu yari umuhanga muri politike na diplomasi, ku buryo yari agiye gukoresha ibingibi bakirukana mukuru we ku butegetsi. Ku itariki enye z'ukwa cumi 1962 muri diplomasi ihambaye kandi y'akataraboneka, Faisal yabashije kujyana ibiganiro byihariye na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Fitzgerald Kennedy. Ni ibiganiro byabereye Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo bitandukanye. Abanyamerika bashyigikiye uburyo mvagamo ibintu. Mu kwezi kumwe amaze guhura na perezida Kennedy, ku bufasha bwabo mu muryango we yongeye gusubirana umwanya we wa minisitiri w'intebe. Gusa hagati ye n'umwami Sauda byasaga naho umubano wabo wari umaze gupfa. Mu mwaka w'1963 umwami Sauda yagize ibibazo by'uburwayi ajya kwivuza hanze ya Arabia Saudite. Ahangaha ibintu byose byasigaye mu maboko ya Faisal, maze akuraho bamwe mu bayobozi bari mu myanya itandukanye, abasimbuza abantu be bumvaga amatwara ye. Umwami Sauda agarutse muri Arabia Saudite, murumuna we yahise amusaba ko noneho imbaraga zose zo gutegeka yazimusigira, we agasigarana umwanya w'icyubahiro. Ibi Faisal yarabishyigikiwemo n'abandi bo mu muryango w'ibwami ndetse n'abandi bahanga n'abayobozi bo mu idini rya Islam. Ibi umwami Sauda yarabyanze, bituma noneho Faisal afata umwanzuro wo kumwirukana ku butegetsi akabumwaka ku ngufu. Nuko ku itariki enye z'ukwa gatatu 1964 hahise haterana inama yahurijwemo abavuga rikijyana muri Arabia Saudite, barimo abo mu muryango w'ibwami, abayobozi b'idini, aho umufuti mukuru wa Arabia Saudite Mohammed bin Ibrahim Al Sheikh yasabye umwami Sauda kuva ku butegetsi akabuha murumuna we. Ndetse iyi nama yafashe umwanzuro wo kumenyesha umwami Sauda ibyo bari bamaze kugeraho, maze Faisal yemezwa nk'umwami wa Arabia Saudite ku itariki 2 z'ukwa 11 1964. Umwami Faisal mu butegetsi yakoze byinshi bijyanye no kubaka inzego zikomeye, asubiza ku murongo ibyangiritse, ndetse anatangiza ibigo by'itangazamakuru muri Arabia Saudite. Nanone kugeza umwami Faisal ageze ku butegetsi, ubucakara bwari bucyemewe muri Arabia Saudite, uburyo rwose wasangaga umuturage ajya ku isoko akigurira umucakara nta kibazo afite akamujyana iwe. Ibi by'ubucakara nabyo byaciwe n'umwami Faisal. Muri politike mpuzamahanga n'imibanire n'amahanga, Faisal yabiteje imbere cyane kuko byari no mu bintu yakozeho igihe kirekire kuva afite imyaka 13. Rero ububanyi n'amahanga ni ikintu yarazobereyemo, ku buryo amaze kuba umwami ni ikintu yakoze neza, bituma Arabia Saudite ihinduka umufatanyabikorwa n'ibihugu byinshi, ku buryo mu 1973 yaje no gufata icyemezo gihambaye cyo guhagarika gucuruza peteroli n'ibihugu byose byari bishyigikiye Israel mu ntambara, byarimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubuyapani, Ubuholande ndetse n'Ubwongereza, ku buryo byatumye mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1974 igiciro cya peteroli cyiyongera ku kigero cya 300%, kandi abigeraho kuko kugeza mu 1975 Arabia Saudite cyari kimaze kuba igihugu gihamye, ahubwo gikenewe n'ibindi bihugu cyane kubera ko cyari cyihariye kuri peteroli. Umwami Faisal yapfuye mu 1975 hari ku itariki 25 z'ukwa gatatu. Yishwe n'umwishywa we Faisal bin Mosaidi wamurashe. Umwami Faisal yajyanywe kwa muganga, ariko ntibyagira icyo bitanga, arapfa apfira ku murwa mukuru wa Riyadh. Umwami Faisal amaze gupfa yahise asimburwa na murumuna we ku ngoma, ari we Khalid bin Abdulaziz, nk'uko itegeko ryari rimeze muri Arabia Saudite ko umwami utanze asimburwa n'umuvandimwe we. Uretse ko ubu byahindutse, nyuma yo kuva ku isi afite imyaka 68, umwami Faisal yasize ibigwi bikomeye bivuye ku bikorwa bye yakoze, ku buryo hahise hashingwa foundation yamwitiriwe, ndetse hirya no hino ku isi hashingwa ibikorwa remezo byitiriwe izina rye. Mu byamwitiriwe byinshi harimo n'ibitaro byitiriwe umwami Faisal biri Kacyiru mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Aya niyo mateka yihariye y'umwami Faisal abanyarwanda bakunda kugarukaho kenshi, ariko ugasanga benshi batamuzi. Niyo rero twahisemo kugarukaho kuri uyu munsi. Ni ikiganiro mwateguriwe kandi mushyigezwaho na Francine Musabyemariya. Tuzaba n'ubutaha. Mwakoze kudukurikira.